السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد ishimwe kuzana ibisingizo byuzuye bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoni yishimye isakare ku ntumwa yacu Muhammad nabiwe n'abasangira ngendo be n'abazakomeza gukurikira inzira kugeza ku munsi w'imperuka. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba muri abo. Allahumma amina thumma amin. Naam, turakomeje rero no kwiga imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu gitabo cyitwa 40 Nawawiyya, ndetse akaba ari igitabo gikubiyemo hadithi 40 nk'uko umumenyi wacyanditse yavuze ati mu by'ukuri zina ari hadithi 40 ahubwo ni imisingi 40 umuyisilamu yakagombye kugenderaho. Uno munsi rero tugeze kuri hadithi ya gatanu, hadithi ihambaye cyane dukuramo inyungu nyinshi cyane. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha kuba twasobanukirwa idini ye, ndetse ko n'imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaduha ko twazikurikiza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hadithi ya gatanu, umutwe uragira iti man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Mu by'ukuri umuntu uzazana ibihimbano, uzihimbira ibintu bishyashya bitari muri no dini, uwo ngo bizamugarukira. An ummul mu'minina عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جكري حديث الرجلتي بترسي كل نابي من معنا أروي عبد الله عائشة رضي الله عنها إيمان إميشميري يرفزتي إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزتي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. مبجكري ومنزازا نكين جشاشا نيديني كتريمو فهو رد وانغو تزامغاروكير. iyo hadithi igaragara mu gitabo cya Bukhari na Muslim, ndetse no mu yindi riwaya no mu yindi hadithi iboneka mu gitabo cya Muslim ivuga iti man amila amalan, uzakora igikorwa laysa alayhi amruna, twebwe tutamutegetse tutamwigishije, kitavuye mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama fa huwa rad, uwo nguwo kizamugarukira. Reka turebere hamwe uwo hadithi yaturutseho. Twabonye ko ari ummul mu'minin, ari nyina w'abemeramana Aisha radiyallahu anha. Twabonye ko ari Aisha. Ese Aisha ninde? Hiya Siddiqa binti Siddiq, ni umunyakuri ndetse w'umukobwa w'umunyakuri. Nukuvuga se nawe yari iki? Yari umunyakuri, ari we Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma. Mu by'ukuri uyu ni umukobwa wa Abu Bakr Siddiq, ndetse yari umunyakuri, ndetse intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwise kariki ari umunyakuri. Bombi Imana bishime. Ummul mu'minin Aisha binti Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ndetse uyu akaba ari nyina w'abemeramana, dore ko abagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama bose bari iki? Bara ba nyina w'abemeramana. Akaba ari umukobwa wa Abi Bakr Siddiq, Imana bombi ibishime. Wa kanat min ahabbi nisa'i ilayhi sallallahu alayhi wa sallama ba'da Khadija radiyallahu anha. Mu by'ukuri Aisha yarakunzwe cyane ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mu bagore be, ndetse yaje akurikira Khadija, dore ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yakundaga Khadija cyane kurenza abandi bagore. Nukuvuga Aisha azaru wa kabiri mu gukunda, mu kuba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yaramukundaga cyane. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. mu by'ukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntago yigeze ishaka isugi usibye ko rinde ari Aisha wenyine mu badamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari isugi, abandi bose bari baragize ki? Barashatsweho mbere. Naam. Wa kana tasumu ad-dahr, yasibaga iteka. Nukuvuga nkuko yasibaga umunsi umwe agasiburuka umunsi umwe. Sahiba karamu wa zuhud, yari yitangaga cyane, ndetse yabaga yarateye isi cyane umugongo abwerekeye kuri akhira. Wa faqih
wa faqih wa ilm, ndetse yari n'umumenyi uhambaye n'amategeko ya fiqh cyangwa se n'amategeko y'idini, yari afite n'ubumenyi buhambaye cyane. Wa hifdhu wa fasahatan, ndetse yafataga mu mutwe cyane, ndetse yari afite n'iki, yarazi n'icyarabu, bavuga ko ari n'umusizi, yarazi icyo twita shi'r, cyangwa se yarazi icyo twita imivugo. قال الذهبي umumenyi uhambaye witwa Dhahabi yaravuze ati hiya afqahu nisa al-umma ala al-itlaq, Aisha niwe mumenyi mu bagore bose buno muryango w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama kurenza abandi badamu bose. No kuvuga ni wari ufite ubumenyi mu idini kurenza abandi badamu bose itlaqan. Iyo bavuze itlaq no kuvuga nta wundi muntu umunzi imbere, no kuvuga niyo wa mbere mu bamenyi mu badamu bo muri no muryango w'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Abu Musa kabiri musangire ngendo yaravuze ati Imana mwishimire, ma ashkala alayna hadithun qattun fasalnahu anhu Aisha illa wajadna indaha minhu ilman, nta gihe na kimwe twigeze tugira ikibazo muri hadithi cyangwa se tugira icyo tutasobanukiwe na rimwe, usibye ko twakibazaga Aisha ndetse akanadusubiza, ndetse akanagira iki tugasanga gifiteho ubumenyi akadusubiza. Wa qala Zuhri, umenyi nanone uhambaye yitwa Zuhri yavuze ati law jamaa ilmu Aisha ila al-ilmu jami' azwaj nabi sallallahu alayhi wasallam wa jami' ilmu an-nisa kana ilmu Aisha akthar. Zuhri aravuga ati turamutse dufashe ubumenyi bwa Aisha we wenyine ndetse tukanabushyira hamwe n'ubumenyi bw'abadamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukabashyira hamwe ndetse n'abadamu bose bo muri no muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisha yari kubaza imbere, no kuvuga yari umumenyi kurenza abandi bose, haba mu badamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cyangwa se no mu bandi sahabiyati mu basangire ngendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam b'abagore. Rawa laha cyangwa se ruwiya laha 2210 hadithan, yakiriye hadithi igiye ku bihumbi 2210. توفيت بالمدينة وعمرها 66 سنة، yitabye Imana afite imyaka 66, wadufinat bilbaqi' ndetse anashyingurwa mu marimbi yitwa Baqi' mu mwaka wa 58 radiyallahu anha wa ardaha. Allah subhanahu wa ta'ala amugiriye impuhwe anamwishimiye. Gharib al-hadith, noneho amagambo akomeye cyangwa se adasobanutse muri no hadithi. Man ahdatha, uzazana ikintu gishyashya, ayi ansha'a, agahimba, wakhtara, akazana ikintu kitari kiriho, min qibali nafsihi wa hawa, wagikuye ku mutima we cyangwa se uko abyumvishe cyangwa se uko bishatse akakizana mu idini, icyo ngicyo abari bid'a, abari gihimbano mu idini, ntabwo ari mu buzima busanzwe. Aryo vuga ati abantu baza akakubwira ati imodokari ni bid'a, ntabwo ari kugiye kintu mw'Imana, indege ni bid'a, ntabwo ari kugiye kintu umwana, ubwo n'ubujije. Ihanga y'ikintu cyovugwa gishyashya umuntu azakihimbira mu idini, ni ikintu ngize kiri mu idini. No kuvuga gusari, gukora siyam, uburyo umuntu atanga muzaka, uburyo umuntu asari, uburyo umuntu akora imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzazana igishyashya kirenze kubyo intumwa y'Imana tatweretse, ngo kizamugarukira, ntago kizemerwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twarabibonye kugira ngo igikorwa cyemere hari shurute ebyiri cyangwa se hari amakondisiyo ebyiri zigomba kuzuzwa. Icya mbere ni ukugikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala, icya kabiri ni ukugikora nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagikoze. Kubw'ibyo rero ntihazaza umuntu ukubwiye ngo mu bintu bisanzwe byo mu buzima busanzwe akakubwiye ngo iki ni gishyashya rero ntago cyabaye kugiye kintu mw'Imana kubwiye ngo ni bid'a. Hoya, ibid'a ni ikintu kiba umuntu ahimbye mu idini, ntago ari ikintu gisanzwe cyo mu buzima busanzwe. Fi amrina, intumwa y'Imana avuga ati mu tegeko ryacu, fi dini, nabishatse kuvuga mu idini yacu, wa shar'ina, mu mategeko y'idini, alladhi irtadahu Allah lana, ayo Allah subhanahu wa ta'ala yadushyiriyeho, yatwishimiye, yaduhaye, ayingana ngo tugomba kuyarengaho, nubwo tugomba kugira iki kuyarengaho. Allah subhanahu wa ta'ala agira ati al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, nje kuri uno munsi nabujuje idini ndetse nanayujijemo inema zanjye ndetse nanabishimiye ko Islam abera idini. Icyo gihe idini yari yuzuye. Rero nta ikindi kintu, nta zindi dalili, nta yindi bitekerezo, nta bindi bintu bishyashya tugomba umuntu akagombye kuzana mu idini. Ahubwo mu idini hari igihe ubu ngubu haza ibintu bishyashya,
ibintu bishyashya, urugero wenda ama visa card, hakaza imikoranire ya banki, hakaza ibyo byose. Ibyo ngibyo byose ntabwo tuvuga ngo ni bishyashya, ahubwo tubisanisha n'ibyari ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ubucuruzi bwariho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukavanamo hukumu y'idini, tukavuga ati iki kiremewe, iki ntabwo cyemewe, tugendere kuri hadithi, tugendere kuri aya, tugendere ku migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'indi misingi idini igenderaho. Ariko ntabwo tuvuga ngo iki ni gishyashya, ubwo niba kibayeho ngo ntabwo tugomba gutanga hukumu. Abamenye agomba kugaragaza kino kintu kiremewe ntabwo cyemewe, ndetse babivanye muri Qur'ani, muri Sunna, ndetse n'indi misingi tuzagenda turebera hamwe. Ni ukuvuga rero amrina ikigamijwe ahangaha ni idini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Islam, kandi iruzuye, ntabwo ikeneye kubagira iki, nta kintu umwe y'Imana yadukinze, ntacyo yigeze duhisha, ndetse n'icyo Allah subhanahu wa ta'ala yaretse atatubwiye ni impuhwe kuri we yatugiriye. Ma laysa minhu, umuntu uzazana igihimbano, uzazana ikintu gishyashya kitari muri no dini yacu, ma laysa minhu mimma yunafihi wa yunaqid, akaza icyo kintu gipinga imisingi y'idini, cyangwa se akakizana gitandukanya gikura imisingi cyangwa se imigenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, uwo kizamugarukira, mardud ala fa'ilihi, uwo kizamugarukira li butlani wa adam i'tida'u bihi, ndetse uwo kizamugarukira n'ubwo kwa Allah subhanahu wa ta'ala yaza agiriza iki, ngo ateze ibihembo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. منزلة الحديث، أرجو حديث. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام. ابن حجر العسقلاني إنه من يهام بيتشان رفض إيمان مجري مهي بيجوك إنه حديث إبرجوا نيمي سينجكم يا إسلام وقاعدة من قواعده دتن موني كابري ينجي موني جزء إسلام. وقال يصلح أن يسمى نصف الأدلة الشرع، birakwiye ko hadithu bwayo yakwitwa icyaka bitagihamya kidini ya Islam. Urumva uburyo ino hadith ikomeye. No kuvuga rero ntabwo umuntu yizana igikorwa usibye akagomba kuba afite dalil. Adafite dalil iwo ngo turakimusubiza. Tugomba kugendera kuri dalil ndetse no kuri gihamya dukura muri Qur'ani, dukura no muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقال النووي رحمه الله من ينتهي كنو جيتو تركيغا نووي رفزتي إنه قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام مذكوري إني نينجي كومي مونيجي زاك إسلام، وإنه من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. دتسي إني كادو الله سبحانه وتعالى cyangwa se n'Imana Allah subhanahu wa ta'ala yahaye intumwe y'Imana kuba yavuga amagambo make cyane cyangwa se matoya, ahubwo afite ibisobanuro byinshi cyane. Urabona hadith buryo ingana ninoya cyane ariko kubiyemo ibintu byinshi cyane. fi radd al-bid wal-mukhtara'at, mu gusubiza cyangwa se mu kurwanya ibihimbano n'ibyo abantu bagenda bishyiriraho. wa huwa mimma ya'tani bihifdhihi wa isti'malihi fi ibtal al-munkarat. Ino hadith reka bikoreshwa mu rwego rwo kurwanya ibyari byose byazahanga mu idini ari bihimbano. وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله نمن يتقى ابن حجر الهيثمي يرفزتي إيمان مجري مه هو قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. إني نيجي كمي منيجي زو الإسلام، بل من أعظمها وأعمها نفعا من جهة المنطوق. دتس أكبرني نيجي إنه حديث أكبر مسنج كمي كان دتس أنكم يكون زنديو سكو إفتة إنيونغو mu buryo isobanutse cyangwa se mu buryo ivuga li'annahu muqaddimatul kulliyya fi kulli dalil yastantiju minhu hukm shar'i. Kuko ino hadith iri kutwigisha ko ikintu cyose tugomba kugikora mu idini n'igihimbano cyose umuntu azanye mu idini kimugarukira nicyo kitugaragariza kugira ngo tubashe kuba twagira iki, ni umuryango ukomeye kugira ngo dufatire gihamya no kugira icyo twakora mu mategeko ya Islam. Qala ibn daqiq al-Eid nayasobanura ikintu gitabara avuga ati: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهو من جوامع الكلمة التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل بدعة وكل مخترع. دتي ابن دقيق العيد إيمان مجري منافستي إنه حديثي نيجي إكم منيجي كإسلام دتي نياك دين من محمد صلى الله عليه وسلم yahawe yo kuvuga amagambo make cyane, amagambo kora ari amagambo abiri ariko kubiyemo ibintu byinshi cyane mu gusubiza ibihimbano byose n'ibyo abantu bizaniye bishyashya, ndetse n'abamenyi ba usul fiqh cyangwa se mu nkomoko ma principe tugendera mu idini bavuze ati annahu yaqtadi al-fasad. Kuba idini buze ikintu nuko icyo kintu abari kibi. Annahu yaqtadi al-fasad, nuko intumwe y'Imana yabuje ikintu, icyo gihe icyo kintu abari gifata kari itegeko y'ikintu kibi. Nuko kuvuga kullu bid'atin ni munkar,
kullu bid'atin dalal, buri kintu cyose umuntu ahimbye akazana mu idini cyo ngicyo aba ari ubuyobe. Kubera iki? Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarakibujije. Naam. naho alfawaid cyangwa se icyo twunguka muri hadith, ibadatu la tastanidu ila dalil shar'i turaddu fi wajhi sahibi. Buri ibada yose cyangwa se buri gikorwa cyose umuntu akora kugira ngo Allah mwishime cyangwa se abimuhembere, uwo nguwo mu gihe kidafite gihamya, uwo nguwo tugomba kugikubita kuri mugenzi we tukakimusubiza. Al-hafu ala ihtimamu bid-din, ino hadith iratwigisha, iradushishikariza kuba twakwita ku idini cyane. Noneho nanone ko umuntu uzana ikintu cy'igihimbano mu idini, uwo nguwo abakoze icyaha ndetse kinamusubiza, ndetse uwo nguwo Allah subhanahu wa ta'ala yamugene n'ibihano bihambaye cyane. Ad-dini Islam dinu kamil la naqsu fihi. Ikindi twuka muri no hadithi nuko ari hadithi idini ya Islam yuzuye, ndetse ntago igize iki, ntago igabanyije, nta nicyo tugomba kongeramo kugira ngo ino dini yuzure. An-nahyu yaqtadi al-fasad. Y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubuje ikintu, icyo kintu tujye tugimenya ko ari kibi, tugomba kugira iki, kukirinda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.